abantu benshi usanga bari kuvuga atari ko leta iraduhemukiye, harabambwira bati mukozi w'Imana dusenge rwose isengero zacu barazikinze, ariko nasenga Imana ikambwira ngo uyu mukwabu ninjye wawohereje kubera yuko abantu basuzuguye izina ryanjye. Ubwo rero nkavuga nti none se njyewe ndajya guhangana na bosi wanjye? Rwose ni benshi bambwira bati dusengera ibi nibi. Iri joro naje ndi mu masengesho y'iminsi 3, ariko iri joro nagiriye ubuntu. Imana irambwira ngo mbwira abantu bari kuvuga ngo isengero zacu barazifunze, ngo tuzajya dusengera hehe, ngo ubu tuzabigenza dute. Ijambo nazanye riri kuvuga ngo ije kwerekana umuntu w'Imana n'utari uw'Imana. Ibi turi kubona rero ngo umukwabu w'isengero, njyewe Imana yambwiye ngo ni intangiriro, ni imyariro, ariko igihe kiraje umuntu wese agaragare uwari. Intebe za bamwe zishyizwe ku isoko. Ni ngombwa no kugira ngo buriya buhanuzi nabwo busohore, kubera ko ibyicaro bya bamwe bishyizwe ku isoko. Kandi na n'uyu mwanya Imana yaje kunyereka iyerekwa, ngiye kubona mbona umuntu yicaye ku ntebe, ngiye kubona mbona umuntu araje aramubwiye ngo va kuri iyo ntebe ntabwo ari iyawe, ngiye kubona mbona ya ntebe ayivuyeho nabi, ngiye kubona mbona agiye no gufungwa, yari yambaye ikositime, yambaye na wa musaraba w'abapasiteri. Imana irambwira ngo benshi mu bapasiteri bagiye gufungwa, benshi bagiye kwinjira gereza kubera yuko basuzuguye Imana. Imana irambwira ngo nta cyubahiro n'ubundi bazigera babona. Mbonereho kubwira abantu nta kindi gitera Satani guhomba. Bujya ikintu gitera Satani guhomba ni amasengesho y'abera. Iyo turimo dusenga, haleluya, iyo turimo dusenga bujya tuba turimo duhombya Satani. Nta mpamvu nimwe Satani ntituzaguteza imbere. Satani waduhombeje byinshi, waduhombeje benshi, ntabwo tuzaguteza imbere. Icyo twiyemeje ni uguhangana nawe tukaguhombya 5 kuri 5. Ni musenge ngira ngo narindi kugira ngo uhanurire abajura, ubabwire ngo ishyano ry'abajura riraje. Imana irambwira ngo mbwire abaneza amatwi n'abari muri Nyabugogo babyumve, bamenyereye kwibi by'abandi, n'abari hirya no hino babyumve, n'ababateka mutwe bo ku matelefoni babyumve, n'ababesikoro biyitirira abakozi b'Imana bakarya iby'abandi babyumve. Imana yaje kunyereka, ngiye kubona mbona marayika w'Imana afite ubuhiri bukomeye cyane, ngiye kubona mbona araje nta mbabazi, ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo kubera ibyaha by'aba bantu byarazamutse bigera mu ijuru, none Imana yibutse gukiranirwa kwabo, yibutse ibyaha byabo. Imana irambwira ngo yabihanganiye kenshi kumukenera, kandi nawe atakigukenera, ariko bibaye byiza waca bugufi ukareka izo ndaya, ukava muri ubwo busambanyi, ukagenda ukubaka urugo rwawe rwasenyutse. Abana bawe iyo bari kurira bati Imana koko papa bimeze gute, none tubaye nk'imfubyi zitagira umubyeyi kandi dufite papa. Amarira y'abana bawe yewe wa mugabo we yarazamutse agera imbere y'Imana. Imana igiye kukwitura ibyo byaha by'abana bawe bahora bari kurira n'ubundi kubera wabasize nk'imfubyi kandi ugihari. Imana igiye kukwitura ibyo wakoze kandi ingaruka y'ibyaha irakugarukiye. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo nubwo yari imaze iminsi icecetse, ariko igiye kwitamurura umunyarwanda wese ayibone, uri mu gihugu cy'u Burundi ayibone, uri muri Uganda azayibona, uri muri Kongo azayibona, uri muri Kenya azayibona, uri mu Bwongereza azayibona, namwe mwabazungu mwe muzayibona, aho mu Buhinde muzayibona. Nubwo mufite Imana musenga zitari Imana, ariko Imana igiye kwitamurura muzayibona. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ariko harahirwa umuntu uri kubaha Imana. Ngo Aburahamu yumvira Imana, niryo jambo twahereyeho. Imana imuha amasezerano, irangije iriyahirira avuga ngo yewe Aburahamu we, ndirahiriye nukuri nzaguha umugisha no kugwiza, nzagwiza urubyaro rwawe rungane n'umusenyi wo mu nyanja, ruhane n'inyenyeri z'ijuru, kandi amahanga yose yo mu isi azaherega umugisha mu rubyaro rwawe kuko wanyumviye. Imana ishimwe. Yego. Nubwo bari abantu 30
nabonye bikoreye amagi nkabona 28 aramenetse ariko 2 baramaze. Imana ntabwo yishimira ubwinshi bw'abantu. Abantu bazi yuko rero kubona urusengero rwuzuye abantu birengagije iby'Imana, bakirengagiza ibyo bamenye, abantu bakirengagiza n'ubundi ukuri bakaguca hejuru. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ni keshi abahanuzi bagiye bahanura yuko inkoni y'Imana igiye gukubita, kandi ko Imana igiye guhera mu binzu y'Imana. Imana irambwira ngo ni umukwabu n'ubundi w'Imana, kandi waratangiye, inkoni y'Imana iracyabanguye. Abantu rero ari muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byo muri iyi si, ariko akaba yumva ururimi rw'ikinyarwanda, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo igiye gutambagira isi, yereka umuntu wese yuko ariyo yaremye ijuru n'isi. Njya nkunda kubivuga kubera yuko abantu bimitse ibigirwamana. Imana irambwira ngo kandi ubwo igiye gutambagira iyi si, nta gihugu kitazamenya yuko Imana yatambagiye iyi si, nta gihugu kitazamenya yuko Imana yanyuze muri iyi si. Imana irambwira ngo ubitangaze kandi abantu bose babyumve. Ngiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona hano muri iyi si hacuze umwijima. Imana imereza ijambo ririmo, nongiye kumva numva ijwi rimbwira ngo witegereze neza. Ngiye kubona mbona umuntu nabona agapimye nk'ibiro 60, ngiye kubona mbona n'ubundi yikoreye umuzigo w'ibiro 100. Ngiye kubona mbona ari gutaka, ngiye kumva numva aravuze ngo Mana wanabaye, Mana wanabaye, ariko ngiye kubona mbona nta muntu umutabaye. Ijwi ry'Imana yambwira ngo ubabwire ngo nzabaseka bagize ibyago, nzabakina ku mubyimba, ibyo batinyaga bibagezeho. Kubera yuko abantu basuzuguye Imana barenga umurongo, nico gitumye Imana yururukanye. Itegereze neza, ngiye kubona mbona mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ipfu nyinshi cyane, ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo dore abantu benshi barapfuye, ngo imbere gatoya ngo abantu benshi hari impfu zigiye guhitana abantu benshi. Imana irambwira ngo abantu nibasenge, abantu bishyire mu bwishingizi bw'Imana. Niba Imana yo mu ijuru yaravuze yuko uzarama, menya kurinda iryo sezerano. Nutaririnda uzakenyuka, kandi nukenyuka n'ubugingo bwawe uzabigenderamo. Ndagira ngo ubwire ngo yewe wa mupasiteri we, wowe uneze amatwi, Imana yarakwimitse, kandi ijya kukwimika irakubwira ngo nzakugira pasiteri. Umaze kuba pasiteri, umaze kwicara kuri iyo ntebe Imana yagwaye kwicaraho, ibyo yakubwiye, ibyo mwasezeranye, ese nibyo uri gukora? Kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha aturuka ku Uwiteka Imana. Ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abaye bose hafi na kure aho uherereye hose. Rero turagusuje kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Mwese turabasuhuje, kandi uyu ni umwanya wo kwifuriza umugisha w'Imana, wo kubifuriza amahoro n'imigisha, wo kwifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Turagusuje kandi turagushimiye wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora turagushimiye, ariko tukubwira ngo uyu ni umwanya kugira ngo uyikore, ubundi dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nibamenye ukuri niko kuzabatura. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana ageze umugisha kongera kumubona. Twari tumaze igihe kinini cyane tutazi amakuru ye, ariko dushimye Imana yuko twongeye kumubona akiri muzima. Iby'ubugingo bye ntago ndabimenya, ndaje mbimubaza nimba n'ubugingo bukiri buzima, ariko abuzinge ndabona ari nzima. Ubugingo ni buzima. Turaho. Ndaho ndashima Imana. Amakuru ni meza. Tumeze ute? Urabona ko meze neza. Nta kibazo. Amakuru cy'iminsi. Iminsi ni myiza kubera Imana. Abaye amahoro. Nabaye amahoro. Se mwabaye amahoro. Twabaye amahoro mu majyaruguru nta kibazo. N'abatari bazi yuko
waca ni mu majyaruguru nta kibazo. Yego. ubugingo bumeze bute Vedaste? Ubuzima ni tayari ni ndavuga ubugingo. Oya buriya rero hari abavuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ubuzima bwanjye ni sawa n'ubugingo nabwo nta kibazo. Yobu niwe wavuze ngo ubugingo buracyari buzima, ubugingo bwanjye buracyari buzima. Kandi burya umuntu abyiyumvamo. Ababizi iyo wikabakabye gutyo wumva umwuka wera arimo ari gukora nta kibazo. Iyo winyeganyeza wumva umwana ari muzima. Wumva umwana ari muzima. Uko namaze kumenya ko hari abantu bari gukora uyu murimo w'Imana, tubarebaga duheruka bahetsa abana ariko bari gukora abana baragiye kera. Ubundi ni ukuvuga ngo dusoma mu gitabo cy'abami. Yego. Aho abagore babiri b'abamaraya baje kubyara. Noneho umugore umwe ngo aryamira umwana we aba arapfuye. Amaze gupfa arangije aravuga ati nyamara uwacunga uriya muntu. Ubwo rero abacunze mugenzi we abamwibye we. Afata undi wapfuye amujyana kuri wa mugenzi we. Ariko iherezo ryabyo yaje kumenyekana uwo ari we. Yaje kumenyekana ko ari we by'umwana. Hano zifite buri kuvuga ngo Imana igiye kwerekana umuntu wese uwo ari we. Ndaje ndaguha umwanya ubu tugezeho. Niba ufite umwana wibye abandi. Yego. Ubu hari abantu bari kuza bakavuga Imana rwose pe. Bakavuga indimi nyinshi bagahanura bakumva. Kabona ibintu rwose birimo. Ariko igihe kigiye kwerekana abana bafite ba nyirabo. Yes. Niko bimeze. Bishatse kuba ko mu bakozi b'Imana muri gukwana umurimo uyu munsi, iyo mvuze abakozi b'Imana mvuga abavuga butumwa, mvuga abahanuzi, mvuga abashumba, abe bishop, abe reverend, bose mbashyira mu kintu kimwe cyitwa abashumba. Bivuga ko hari abari gukora bararyamiye abana babo barapfuye cyane. Barangwa n'iki? Barangwa n'iki? Buriya reka nkubwire rero Nepo. Buriya Paulo yandikira Timoteyo. Yaranditse aravuga ngo abantu bo mu minsi y'imperuka ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Yego. Kuvuga ngo abantu bo muri iyi minsi rero abeshi ashobora kuza akakubwira Imana. Ejo hari umukobwa wamamagaye arambwira ati sengerana ndumva naye nashatse kwiyahura. Ati kwiyahura gute se? Ati umuntu yaraje rwose aza yigiza umukozi w'Imana, ndamwizera nk'umukozi w'Imana. Nshiduka n'ubundi yanyesikoye 500. Urukumva ashiduka bya 500 yabijyanye. Yego. Ubwo rero mu by'ukuri abantu benshi nuko bameze. Ubu ushobora kubona umuntu ari kuvuga Imana ukamwizera ukarambika telefone yawe hasi ukabugiye hari ahijya waza ugasanga nuko nguko bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Urambwiye uti none ibimenyetso byabaranga ni ibimenyetso ni ibihe ko tubabona mwese mwambaye amakote muhana mukavuga mu ndimi kimwe mukafata bira mukabwiriza kimwe, ibimenyetso ni ibihe? Buriya ni ukuvuga ngo ikimenyetso kigomba kuranga umuntu wese uri kuvuga iby'ukuri n'utavuga iby'ukuri. Icyo mbona muri iyi minsi yego ntabwo bitinda kugaragara. Yego. Kuko buno ngiye mbona Imana ihita igushyira hanze bidatinze n'ubundi ugasanga ibyo wavugaga bise bikugaragaza uwo uri we. Meruka ntambutse ubutumwa kuri icano umusaraba TV. Niba ubyibuka ndi kuvuga ngo ibyicaro bya bamwe bishyizwe ku isoko. Nibwo tunaheruka n'ubwo intebe zamwe zishyizwe ku isoko. Yes, intebe za bamwe zishyizwe ku isoko. Aho ati intebe zishyizwe ku isoko haba izo muri leta n'izo niko bimeze. Ariko si ubwo buhanuzi wenda ugenda ubibona wenda sinzi nturakabibona ariko ubwo buhanuzi bwatangiye gusohora. Niko bimeze. Uzi ko mbyibutse koko ntago tujya twibagirwa iby'Imana yatunyujijeho.
intebe za bamwe zishyizwe ku isoko urabihuza gute rero n'abo bakozi b'Imana uvuze baryamiye abana babo? burya ni ukuvuga ngo mu kubihuza kose burya agaciro ni uriya mwana ufite. iyo umaze gutakaza umwana ni ukuvuga ngo burya uba wabaye pirate. ni ukuvuga ngo n'uwakubahaga aragusuzugura, agaciro wagiraga karatakara. niyo mpamvu rero mu kubihuza kose abantu benshi usanga bari kuvuga ati ariko leta iraduhemukiye. hari abambwira bati mukozi w'Imana dusenge rwose, insengero zacu barazikinze, ariko nasenga Imana ikambwira ngo uyu mukwabu ninjye wawohereje kubera yuko abantu basuzuguye izina ryanjye. ubwo rero nkavuga nti none se njyewe ndajya guhangana na bosi wanjye? rwose ni benshi bambwira bati dusengere ibi n'ibi. iri joro naje ndi mu masengesho y'iminsi 3, ariko iri joro nagira ubuntu. Imana irambwira ngo mbwira abantu bari kuvuga ngo isengero zacu barazifunze, ngo tuzajya dusengera hehe, ngo ubu tuzabigenza dute. iri joro Imana yambwiye ngo nizasigaye zikinguwe zigiye gukingwa. nguko bimeze. Urugendo rurakomeje se? Urugendo rurakomeje. Imana irambwira ngo mbwire abantu umuntu wese yiga kubana n'Imana ku giti cye, kubera ko igihe kiraje wowe nepo, niba udafite communication n'Imana wowe ubwawe, communication yawe ikaba mbese ukaba ugendera ku mudamu wawe. reka ntangu urwo rugero kuri baba mbisanishe n'abantu bafite abana batari ababo. ni ukuvuga ngo igihe kiraje ibyawe n'ubundi bishyirwe ku mugaragaro, ni ukumenyekana uwo uriwe. niko bimeze. Ndi kwibaza Vedaste, iri zina ry'Imana mwatukishije, iri zina ry'Imana ishyiramo ntago mubatukishije izina ry'Imana. iyo mvuga mwese amwe agatukisha bose, yego wowe nimba atari wowe nta kibazo, ariko nyir'ubwite nituvuga gutyo umutima rero tumurye amenye icyo gukora. si yego? iyo umutima ugucira urubanza nuko aba ari ibyawe. iyo dufashwe tugakubita ahantu ikibwejuye ndabyumva. uri kubyumva? uko dufite amakuru y'uko hari imbwa zagiye zinjira mu ntama, zambara uruhu rw'intama zijyamo hamwe, zijya mu mukumbi cyane cyane, kandi biri gusa uyu munsi iyo biri kurisha birisha kimwe. izo nizo ziduteje. urumva iyo dukubisemo ikibweje tumenya ko ari ikibweje, tukakimenya tukagikura mu ntama. ndavuze nti uyu murimo w'Imana, izina ry'Imana mwatukishije mu banyamahanga, kugeza ubwo umuntu asigaye avuga ngo ndi umukozi w'Imana, ndi umurokore, bakaba bataguha n'ideni muri butike cyane rwose. nta cyizere. murabona iki cyasha mwashyize ku Mana, kambwira nimba ari ku Mana sinzi, murabona muzagikuraho gute? rizagenda bite kugira ngo uyu murimo w'Imana wongere ugarure umwimerere nk'uko byari biri mbere? ni ukuvuga ngo burya ahangaha umubwiye, natwe tubona ibintu byinshi, kandi nk'uko bimeze abakozi b'Imana bo muri iyi minsi, wa mugani uravuga ngo njyewe ngo ndi umuhanuzi, umuntu yabyumva akikanga. wavuga uti njyewe ndi umunyamasengesho, umuntu akikanga. hari uherutse kumpamagara ambwira uburyo umukozi w'Imana yamwesikoye, amurya amafaranga afite ikibazo gikomeye cyane. arangije arambwira ati njye nari narafashe umwanzuro wo kutazongera kugira communication n'uwitwa umukozi w'Imana wo mu Rwanda. ubwo rero arangije arambwira ati ariko kuba njyewe nguhamagaye nuko numvishe ijwi rimbwira ngo fata iyi nomero. mu by'ukuri icyo mvugiye ibi ngibi, ijambo ry'Imana yatubwira ngo itorero rifite nyiraryo, kandi iryo torero amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka kurirwanya ntazarishobora. ni ukuvuga ngo bakora ibyo bakora, babigenza uko bashaka, besikoroka iby'abandi, ariko Imana iraje. nakubwiye ngo ijambo nazanye riri kuvuga ngo ije kwerekana
umuntu w'Imana n'utari uw'Imana. Ibi turi kubona rero ngo umukwabu w'isengero, njyewe Imana yambwiye ngo ni intangiriro, ni imyariro, ariko igihe kiraje umuntu wese agaragare uwo ari we. Njya guhabwa ubu butumwa, nzi yuko ari njye wakwihamagariye nkubwira yuko ari ubutumwa Imana yampaye. Yego, niwe wampamagaye. Mwiriye kuzana ku musaraba TV. Byatangiye gute? Nari gusenga, nari ndimo senga, ngiye kubona mbona abantu b'abagabo bari bikoreye amagi. Ari amagi, ngiye kumva numva ngo ijwi rimbwira ngo ari amagi uri kubona bikoreye ni amasezerano y'Imana bafite. Noneho numva iryo jwi rirambwiye ngo ubitegereze neza. Ba bagabo ndabitegereza, bakomeza kugenda. Nabonaga ari abagabo bagera nko muri 30. Bakomeza kugenda mbitegereza, ngiye kubona mbona baje guhura n'abantu b'abakobwa cyangwa se abadamu bari bambaye imyambaro y'ubumaraya. Ngiye kubona mbona uko ba bakobwa batambukaga, mbona ba bantu bashubije amaso inyuma, bakomeje kuberekeza amaso yabo. Noneho uko bari kugenda bakubite, mbese berekeje amaso yabo kuri ba bakobwa bambaye imyambaro ya maraya, umwe agasitara ku wundi, ya magi akabaraguye akameneka, undi agasitara ku ibuye, n'ubundi akabaguye hasi. Ngiye kubona mbona ba bantu bikoreye ya magi bagera kuri 30. Ngiye kubona mbona hasigayemwe abantu 28 bose, mbona amagi aramenetse, abandi mbona bose barambaraye hasi. Imana irambwira ngo uko bibonye niko bimeze. Irambwira ngo benshi baravuga Imana mu buryarya, ariko bavuye mu isezerano ryayo, baravuga Imana mu manyanga, baravuga Imana mu bitari ukuri. Imana irambwira ngo nicyo gitumye Imana imanukiye n'ubundi kwerekana umukozi w'Imana nyakuri n'uri kuyibeshya ayiryarya. Imana irambwira ngo uyu mukwabu w'izi sengero, Imana irambwira ngo nuko abantu birengagije iby'Imana, bakirengagiza ibyo bamenye, abantu bakirengagiza n'ubundi ukuri bakaguca hejuru. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ni keshi abahanuzi bagiye bahanura yuko inkoni y'Imana igiye gukubita, kandi ko Imana igiye guhera mu b'inzu y'Imana. Imana irambwira ngo ni umukwabu n'ubundi w'Imana, kandi waratangiye, inkoni y'Imana iracyabanguye. Abantu rero bari kujya gusenga bati Mana, n'ubundi isengero zacu barazifunze, ariko njyewe nazanye ijambo rivuga ngo ahubwo wige gusenga, n'ubundi wige kubana n'Imana mu rwawe ruhande neza. Merutse kugera Nyabugogo ndimo ngenda, noneho numva ngize ifuhe ryo gusenga muri njyewe, kuko mu bisanzwe njye nkunda gusenga. Gusenga nakunze kubivuga, ntabwo waba muri ubu buzima bwo gukorera Imana udasenga ngo ubashe guhangana n'imyuka mibi cyangwa se n'abadayimoni tugenda dukirana nabo muri uru rugendo. Niyo mpamvu dukunda gusenga cyane, kugira ngo tubashe gutsinda ibitero by'abadayimoni. Ubwo rero numva ngize ifuhe ryo gusenga, ndavuga ni none ko hano hari abantu benshi ndi busenge gute? Ariko nza gutambuka negera imbere gatoya, nza kumanuka hepfo y'umuhanda ahantu hari ibiti, fata telefoni nyishyira ku gutwi nkaho ndi kuvugana n'umuntu, ngenda mbese nkagenda aho ngaho mwabira biti biri hirya ya Nyabugogo, senga Imana nuko. Kandi ngiye kumva numva ijwi ry'Uwiteka Imana riramamagaye mu izina. Iryo jwi rirambwira ngo ukuri kubona aba bantu bangana gutya muri iyi gare ya Nyabugogo, ngo niko icyubahiro cy'Imana abantu bagiye kukibonera rimwe.
Imana irambwira ngo abantu basuzuguye Imana bigeze ku rugero rw'aho abantu bashaka kuyobora Imana. Umuntu akavuga ati ariko ubundi niba Imana Vedaste iguhaye ubutumwa buvuga gutya, oya ubundi kora gutya, genda gutya, genda gutya. Ariko hari uwigeze ambaza ati ariko ese Vedaste uvuga ubutumwa bwiza? Njya nkunda kumva iryo jambo murikoresha ku Musaraba TV ngo umukozi w'Imana afite ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ati none ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubundi utambutsa. Ariko kimwe cyo, umuntu witwa umuhanuzi w'Imana, aka kana abantu bakumve neza, umuntu witwa umuhanuzi w'Imana hariho igihe Imana imuha ubutumwa bwiza bw'ihumure, ikamuha ubutumwa buhumuriza, ikamuha ubutumwa bukomeza abantu, ikamuha ubutumwa n'ubundi mbese busubiza intege mu bantu bari bacitse intege. Ariko hariho n'igihe iguha ubutumwa n'ubundi bukakaye, ikakubwira yuko ubwira abantu yuko niba batavuye mu byaha, niba batihanye, n'ubundi Imana yo mu ijuru imanukanye uburakari bwayo kandi igiye kwerekana n'ubundi uburakari ku bantu bayo. Bityo rero nuko nguko bimeze. Twebwe iyo tuvuga, ntabwo ngiye Vedaste, ntabwo ngiye mvuga ibintu bihumuriza abantu gusa, ibintu byanjye n'ibibi bisosi gusa, ibisukari gusa, ibintu biryohereye gusa, habamo n'ibisharira. Nuko nguko niko bimeze. Iby'Imana imbwiye n'ibyo ngibyo mvuga. Ariko nukuri kubera gusuzugura Imana, abantu bagiye guhura n'akaga, kuko Imana yarambwiye ngo isezerano abakozi b'Imana bari bafite ni isezerano rivuga ngo umuntu nankorera Data wo mu ijuru azamuha icyubahiro. None Imana yambwiye ngo ibasutseho umwuka w'igisuzuguriro kubera kuyisuzugura no gutesha agaciro iby'Imana. Yego Vedaste, reka tugushimire cyane kandi dushimire umuntu wese dukurikiye muri kano kanya karaduteze amatwi ukurikirana ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Tumusishikariza kugira ngo akurikire ikiganiro cyose kugeza gisoje, kandi nubona ikiganiro gikunze ntubyihirane, ahubwo ugisangize n'abandi bera bose, n'abandi bantu bose bakeneye kumva ubutumwa bwiza cyane ko ntacyo byamara gutambutsa ubutumwa bwiza ariko ntimwihane cyangwa se ntimuhinduke. Dukeneye ko abantu bumva ubutumwa ariko kandi bukajyana n'umusaruro muri bo, bagahinduka kandi bagahindukira bakamenya ukuri ku ijambo ry'Imana. Vedaste, ugiye gukomeza ubutumwa Imana yaguhaye, twinjira mu gice cyacu cya kabiri cy'ubutumwa Imana. Nshimye mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana Data wa twese, ushobora byose nta kikunanira. Haleluya. Waremye ijuru n'isi, kandi Mwami Imana Nyiringabo, ni wowe utegeka byose. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Turagushimiye yuko hari hashize igihe kinini tutaboneka kuri kamera z'Umusaraba TV, ariko uyu mwanya urabyemeye. Izina rya Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero urabizi yuko nituvuga ibyacu bwite, ahubwo tuvuga ibyawe. Reka imbaraga z'Umwuka Wera zimanukire muri njyewe, kandi konegisiyo y'ijuru ikonegitane Mwami nanjye, kugira ngo Uwiteka undinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera, ahubwo mvuga ibyawe nk'uko bikwiriye. Mana Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya ingabo zo mu ijuru zihagarara aha hantu, abamarayika bo mu ijuru batacumuye bahagarara aha hantu, kandi Uwiteka mvugire mu butware bwawe, nje nkubere mikoro aba ari wowe uvuga, kuko ngewe mvuze nateshwa, mvuze navuga ibigendanye n'ibyo ngewe ndarikiye, ariko Uwiteka nukorera muri ngewe. Mana Adonayi, Mana Elohimu, Mana Jehova Nisi, nukuri ibintu byose bibasha kwemera kandi bikagenda neza. Urakoze Mana. Cyo ducyashye muri iki kibuga ni imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima, byose tubyingingiye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ukunga kuyobora neho ugenda ukunga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Twihuse turasoma ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro. Twumve icyo umwuka arimo abwira amatorero muri iyi minsi, ariko nibwira yuko kubaneze amatwi
twatangiye n'ubundi kumva ibyo umwuka arimo kubwira amatorero. Turasoma Itangiriro 22, dusome n'umurongo waho wa 15 tugeze umurongo wa 18. Umutwe w'amagambo kuvuga ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. 15 haranditswe ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo nunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no guha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha, kuko wanyumviye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryitwa kumvira, Bibiliya iratubwira ngo hahirwa umuntu nyumvira n'ubundi agahagarara ku nkomo z'imiryango yanjye, yego, akaba ariho antegerereza. Uwo nguwo ni umunyamahirwe. None iri jambo dusomye ritubwiye ku mugabo witwa Aburahamu. Imana yasanze Aburahamu yirahira mu izina ryayo, iramubwira ati nukuri ndirahiye no kuguha umugisha, nzaguha umugisha. Haleluya, nzaguha umugisha. Ati kubera yuko ugenje gutyo nunyime umwana wawe. Imana burya hari igihe gitugerageza ikemera yuko nubundi hari ibintu bigomba kugenda gutya, bikaza bibangamiye ubushake bwawe, ariko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwihangana. Kandi mu mwanya twaje kuvuga ku bigendanye n'isengero, hari igihe inkoni y'Imana iza igakubita abanyabyaha, ariko ugasanga wenda na ba bantu bubaha Imana, ugasanga nabo ingaruka mbese babashiye guhura n'ingaruka ziturutse kuri abo banyabyaha. Kubera yuko burya niba umukiranutsi umwe ashobora guhesha igihugu umugisha, niko n'abanyabyaha nabo bashobora kuzanira igihugu umwaku cyangwa se umuvumo. Niyo mpamvu iri jambo dusomye Imana yabwiye Aburahamu ikamusezeranya umugisha ukomeye, ikavuga yuko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo mu nyanja, ikavuga yuko urubyaro rwe ruzahindura isi, ikavuga yuko mbese umugisha we amahanga yose azahererwa umugisha ku rubyaro rwe, kubera yuko yumviye Imana. Imana yasanze irambwira ngo abantu benshi babuze umugisha wabo kubwo kutumvira Imana. Umuntu Imana yamubwira ngo mwana wanjye kora ibi, genza gutya, abo bakavuga ati ibi ngibi nje ntago nabikora, abo akihangira ibye. Nuvuga ngo muri iyi minsi ikibazo Imana ifitanye n'abantu, urubanza Imana ifitanye n'abantu, urubanza Imana ifitanye n'abahanuzi bo muri iyi minsi, baravuga ngo iravuze bakabeshera Imana kandi itavuze. Ikibazo Imana ifitanye n'abapasiteri bo muri iyi minsi ni ukuvuga ngo barashaka kuyobora Imana, mbese aho kugira ngo bemere Imana ibayobore. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo mu gihe n'ubundi bashaka kuyobora Imana ntabwo bazabigeraho. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ahubwo bamenye yuko Imana ariyo iyobora byose. Imana irambwira ngo nicyo giteye Imana gukora, umuntu wese akamenya yuko ari Imana iteye ubwoba. Imana irambwira ngo izanye igitinyiro cyayo kugira ngo umuntu wese amenye yuko ari Imana itavogerwa. Irambwira ngo abantu barayivogeye, abapasiteri barayivogera, abahanuzi barayivogera, abaririmbyi barayivogera, nk'uko ryayerekwa nababwiye ryaba ari abantu barangamiye zirandaya bakaza kumena amagi. Imana irambwira ngo niko abantu benshi muri iyi minsi bafite ibyo barangamiye, bakava mu buntu bw'Imana, bakava mu masezerano. Ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo nicyo gitumye Imana yo mu ijuru imanuwe no gupima umuntu wese kugira ngo n'ubundi imenye neza, ishyire ku mugaragaro umuntu wese uwo ari we. Muri iyi minsi rero
abantu bareke gusakuza ngo isengero barazifunze. Imana yo mu ijuru idufashe abantu bumve neza aya makuru, kuko buriya hari igihe abahanuzi duhanura bakadutera amabuye, twahanura bakavuga batariko ibi bintu muvuga, ariko burya igihe kiragera ibyo umuhanuzi yahanuye bigasohora, kubera yuko burya umuhanuzi ngo yemerwa ari uko ibyo yahanuye bigeze. Muri iyi minsi nibuka ko twari muri 2023 mu mpera z'uko kwezi, n'Imana yamaye ubutumwa nzana hano ku Musaraba TV buvuga ngo intebe za bamwe zishyizwe ku isoko. Ni ngombwa no kugira ngo buriya buhanuzi nabwo busohore, kubera ko ibyicaro bya bamwe bishyizwe ku isoko. Kandi na n'uyu mwanya Imana yaje kunyereka iyerekwa, ngiye kubona mbona umuntu yicaye ku ntebe, ngiye kubona mbona umuntu araje aramubwiye ngo va kuri iyo ntebe ntabwo ari iyawe. Ngiye kubona mbona ya ntebe ayivuyeho nabi, ngiye kubona mbona agiye no gufungwa. Yari yambaye ikositime, yambaye na wa musaraba w'abapasiteri. Imana irambwira ngo benshi mu bapasiteri bagiye gufungwa, benshi bagiye kwinjira gereza kubera yuko basuzuguye Imana. Imana irambwira ngo nta cyubahiro n'ubundi bazigera babona. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona bari bakwiriye kubahwa, ahubwo basigaye n'ubundi ari isuzugurwa. Bityo rero mu gihe abantu barimo basuzugura uwakagombye n'ubundi kububahisha, bamenye neza yuko ikibazo kiracyahari. Kandi nimvuga ubu butumwa ntabwo bureba abapasiteri gusa, ubu butumwa ntabwo bureba abashumba gusa, ahubwo umuntu wese Imana yaremye, yaba ari muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byo muri iyi si, ariko akaba yumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo igiye gutambagira isi, yereka umuntu wese yuko ariyo yaremye ijuru n'isi. Njya nkunda kubivuga kubera yuko abantu bimitse ibigirwamana. Imana irambwira ngo kandi ubwo igiye gutambagira iyi si, nta gihugu kitazamenya yuko Imana yatambagiye iyi si, nta gihugu kitazamenya yuko Imana yanyuze muri iyi si. Imana irambwira ngo ubitangaze kandi abantu bose babyumve. Ngiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona hano muri iyi si hacuze umwijima. Imana imereza ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 60. Yesaya yego, igice cyaho ni cya 60 n'umurongo waho wa 2. Handitswe iri jambo riri kuvuga ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Imana idufashe. Imana irambwira ngo isi igiye gutwikirwa n'umwijima w'icuraburindi. Imana irambwira ngo abantu babimenye kandi babyitege, kuko Imana yaje kubinyereka. Ngiye kubona mbona hano muri iyi si habayeho intambara ya gatatu y'isi yose. Imana irambwira ngo muri iyi si hagiye kuba imivurungano, ku buryo ugiye kujya usanga n'ibihugu byari bifitanye ubumwe usanga byasubiranyemo. Imana irambwira ngo nuko nguko abadayimoni barahagurutse kandi bahagurukanye imbaraga zidasanzwe, ngo nicyo gitumye hano muri iyi si hagiye kuza indi ntambara ya gatatu y'isi yose. Imana irambwira ngo ubwire abanyamasengesho bamenye gusenga. Imana irambwira ngo burya igihugu kidafite abasirikari, burya ngo ibyakinjirana ni byinshi. Imana irambwira ngo mbwire abanyamasengesho ngo kubera iki mwarangaye. Buno muri iyi minsi abanyamasengesho baheze mu kuvuga ngo tuzasengera hehe. Imana irambwira ngo umuntu wese uzi yuko yahamagariwe umurimo wo gusenga, asenga Imana, asengere igihugu cye, asengere ahari, asengere abana be, asengere urugo rwe, niba afite urugo asengere ubukumi bwe, niba ari inkumi. Imana irambwira ngo dore umugambi Satani afite. Nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ikuzimu havuye abadayimoni benshi cyane. Ngiye kubona mbona barazamutse, ngiye kubona mbona biyaye mu bantu benshi, nkabona umuntu apfuye n'ubundi akenyutse. Imana irambwira ngo Satani yohereje abadayimoni bo gukenyura abantu benshi, kandi Imana irambwira ngo abantu bishyire mu bwishingizi bw'Imana, bamenye gusenga Imana, kuko nutishyira mu bwishingizi bw'Imana, yewe mama, umenye yuko uracyari mutoya, ariko dore uherutse kuryama, nawe ubwawe urota wapfuye, ubona n'ubundi bashyizeho n'itaka birarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ngo umwuka w'abadayimoni, iyo myuka y'abadayimoni irazamutse, igiye
gukenyura benshi. Imana irambwira ngo abantu basenge bishyire mu bwishingizi bw'Imana, kandi mbonereho kubwira abantu nta kindi gitera Satani guhomba. Burya ikintu gitera Satani guhomba ni amasengesho y'abera. Iyo turimo dusenga, haleluya, iyo turimo dusenga burya tuba turimo duhombya Satani. Nta mpamvu nimwe Satani ntituzaguteza imbere. Satani waduhombeje byinshi, waduhombeje benshi, ntabwo tuzaguteza imbere. Icyo twiyemeje ni uguhangana nawe tukaguhombya 5 kuri 5. Nimusenge, nimureke dusenge, Satani azahomba. Wavuga ngo mbese Satani wamuhombye ute? Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba ugiye gupfusha umwana wawe, nubundi wafata amasengesho y'iminsi 3 Imana ikarengera wa mwana wawe, burya Satani aba yahombye. Ushobora kuba nubundi wari ugiye kubigenderamo, ugiye gupfa imburagihe, ariko wasenga Imana ikagushyiraho uburinzi bwayo, Satani akaba arahombye. Ushobora kuba nubundi wari ugiye guterezwa icyamunara, wasenga Imana igahagarara ku byawe, ibyawe nibitezwa icyamunara, Satani akaba arahombye. Nimureke twongere ibihe byo gusenga, dusengera igihugu cyacu. Satani ashobora guhagurukira igihugu, akagambira guhagurukira igihugu, ariko twasenga Imana ikamanura imbaraga, ikamanura uburinzi bwayo, ikamanura nubundi ingabo zo kuturinda, nubundi Satani akaba arahombye. Nuko nguko tugomba guhombya Satani n'abadayimoni be bagafata ubusa. Musengera abana banyu, yemwe rubyiruko, muri iyi minsi muri kugendana n'ibigezweho, ugasanga nubundi mwibereye mu maraha y'iki gihe. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igihe kiraje. Rebevoshi sefine contraire, irambwira ngo ubwibone bwa bamwe bushizeho. Imana irambwira ngo umurengo wa bamwe urarangiye. Imana irambwira ngo kandi mbwire abantu bibwira yuko ari abantu nubundi bakomeye, ngo mbabwire ngo burya hakomeye Imana yonyine. Hari umugabo nzi n'inshuti yanjye, ni umukozi w'Imana, yitwa ngo hakomeye Imana. Imana yonyine ni ikomeye. Umwana w'umuntu arapfa karangira, ibyo bikibagirana. Imana yambwiye ngo mbabwire mubimenye neza, mubyumve mwese, kuko iyi Mana irakomeye, kandi niyo yimura imisozi itabimenye, ikayimurana uburakari bukomeye. Imana idufashe. Hari ijambo Uwiteka Imana yampaye, riri mu gitabo cya Yobu, igice ni icya 4 umurongo wa 6. Handitswe ngo mbese gukomera kwawe suko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro. Iyi jambo ry'Imana yatubwiye ngo mbese gukomera kwawe suko wubaha Imana. Nubwo ufite vewiti ebyiri, n'umudamu wawe akagira indi agendamo, ari kumva uko Uwiteka ari kukubwira ngo mbese gukomera kwawe suko wubaha Imana, inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro. Ibyiringiro ufite byose ni iby'ubusa, kubera yuko ndagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro byawe ni iby'ubusa. Ejo ugiye gupfa, kandi ibyawe byose nubundi nta na kimwe kizagukurikira. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo numara gupfa, nubundi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima. Turabwira aba bantu bamenyereye kwiba iby'abandi, mwabajura mwe. Ndabwira abajura, merutse kugera Nyabugogo baranyiba, ariko Imana irambwira ngo narindi kugira ngo uhanurire abajura, ubabwire ngo ishyano ry'abajura riraje. Imana irambwira ngo mbwire abaneza amatwi n'abari muri Nyabugogo babyumve, bamenyereye kwiba iby'abandi, n'abari hirya no hino babyumve, n'ababateka mutwe bo ku matelefoni babyumve, n'ababesikoro biyitirira abakozi b'Imana bakarya iby'abandi babyumve. Imana yaje kunyereka, ngiye kubona mbona marayika w'Imana afite ubuhiri bukomeye cyane, ngiye kubona mbona araje nta mbabazi, ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo kubera ibyaha by'aba bantu byarazamutse bigera mu ijuru, none Imana yibutse gukiranirwa kwabo, yibutse ibyaha byabo. Imana irambwira ngo yabihanganiye kenshi, irabagoragoza, ariko noneho imanukanye uburakari. Niho nagiye kubona mbona Imana, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo fata Bibiliya yawe urambure igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, nubundi usome igice cyaho, ni igice cyaho cya 9, usome n'umurongo waho wa 4 ugeze hepfo. Handitswe ngo nuko Uwiteka arambwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati nimugende munyure mu murwa
mumukurikiye maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu kandi arababwira ati nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo intumbi ngaho nimugende nuko baragenda bica bo mu murwa nuko bakibica aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka nti ayi mwami Uwiteka mbese uzarimbuza abasigaye ba Isirayeli uburakari bwawe ubusutse i Yerusalemu. Umurongo w'ikenda maze arambwira ati ibibi by'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birakabije kandi igihugu cyuzuwemo n'amaraso n'umurwa wuzuwemo imanza zigoretse kuko bavuga bati Uwiteka yataye igihugu kandi Uwiteka ntacyo areba. Nanjye ijisho ryanjye ntirizabareba neza kandi sinzabagirira ibambe ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Imana idufasha cyane. Data wa twese iyamamagaye iyera ya Isirayeli Imana nkorera, Imana ivugana nanjye yambwiye ngo ibyaha by'abantu bigiye kongera bibabera umuzigo kuko nagiye kubona mbona abantu bari kwinezeza mu byaha, ngiye kubona mbona abasambana bari gusambana, abasinzi bari gusinda, abaroga bari kuroga, ababeshera bagenzi babo barababeshera, bicanyi bari kwica, nuko mbona ibyaha abantu bameze nk'abantu bari mu kabari basinze, mbona abantu bameze nk'abasinze ibyaha. Imana irambwira ngo genda utangaze aya makuru ubabwire ngo uburemere bw'ibyaha abantu barimo kwinezeza muri iyi minsi bigiye guhindukira bibabera umutwaro batsikamiye. None ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo witegereze neza, ngiye kubona mbona umuntu nabona gapimye nk'ibiro 60, ngiye kubona mbona nubundi yikoreye umuzigo w'ibiro 100, ngiye kubona mbona ari gutaka, ngiye kumva numva aravuze ngo mana wanabaye, mana wanabaye, ariko ngiye kubona mbona nta muntu umutabaye. Ijwi ry'Imana yambwira ngo ubabwire ngo nzabaseka bagize ibyago, nzabakina ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho, kubera yuko abantu basuzuguye Imana barenga umurongo. Nico gitumye Imana yururukanye imbaraga n'uburakari ku bantu bayo, kandi nituvuga gutya aho bari hose bateze amatwi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nukuri Imana yararakaye, yarakajwe nuko wataye umugore wawe w'isezerano ukaba wibereye mu byaha by'ubusambanyi. Uwo mugore w'isezerano wawe Imana ko bati Imana wamoye iki, kubera iki wemeye yuko nsezerana n'uyu muntu none akaba yarantaye nkaba meze nk'umupfakazi kandi nitwa ko mfite umugabo. Amarira y'uriya mugore wawe yarazamutse agera ku Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kiraje ugiye kumukenera kandi nawe atakigukenera, ariko bibaye byiza waca bugufi ukareka izo ndaya ukava muri ubwo busambanyi ukagenda ukubaka urugo rwawe rwasenyutse. Abana bawe iyo bari kurira bati Mana koko papa bimeze gute, none tubaye nk'imfubyi zitagira umubyeyi kandi dufite papa. Amarira y'abana bawe yewe wa mugabo we yarazamutse agera imbere y'Imana. Imana igiye kukwitura ibyo byaha by'abana bawe bahora bari kurira n'ubundi kubera wabasize nk'imfubyi kandi ugihari. Imana igiye kukwitura ibyo wakoze kandi ingaruka y'ibyaha irakugarukiye. Imana yo mu ijuru irambwira ngo nkubwire yewe wa mugore we, wowe uneza amatwi, ni wowe ndi kubwira, wowe uneza amatwi, wowe ni wowe ndi kubwira, wowe uca inyuma y'umugabo wawe ukajya gusambana n'abandi bagabo, ngo umugabo ugasuzugura umugabo wawe. Igihe kiraje ibyo wagize bigiye kukugaruka ku mutwe, bigiye kugutsikamira, kandi nibigutsikamira ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzabasha kubyikuraho. Ishyano rirakugwiriye wa mugore we, wa mukobwa uneza amatwi, inda wakuyemo ziri kukurega imbere
y'Imana, ari amaraso ari gutakira imbere y'Imana. Ayiwe, ari amaraso ari gutakira imbere y'Imana. Yewe wowe ukora muri iyo kampani, ndagira ngo nkubwire ngo amasima y'abandi y'iyo kampani wibye ari kukurega imbere y'Imana. Ferabito wibye ziri kukurega imbere y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo amafaranga y'abandi wibye ari kukurega imbere y'Imana. Yewe ibyaha bigiye kugutsikamira, nubwo uyu munsi uri kwinezeza ukumva ntacyo bitwaye, ariko bigiye kongera bikugarukire. Nibikugarukira uzarira, uzatabaza, ntawe uzagutabara. Imana irambwira ngo ikibabaje ngo nuko benshi bagiye gupfira mu byaha. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, Imana yaje kunyereka, irambwira ngo itegereze neza. Ngiye kubona mbona mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ipfu nyinshi cyane, ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo dore abantu benshi barapfuye, ngo imbere gatoya ngo abantu benshi hari impfu zigiye guhitana abantu benshi. Imana irambwira ngo abantu nibasenge, abantu bishyire mu bwishingizi bw'Imana. Niba Imana yo mu ijuru yaravuze yuko uzarama, menya kurinda iryo sezerano. Nutaririnda uzakenyuka, kandi nukenyuka n'ubugingo bwawe buzabigenderamo. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe wa mupasiteri we, wowe uneze amatwi, Imana yarakwimitse, kandi ijya kukwimika irakubwira ngo nzakugira pasiteri. Umaze kuba pasiteri, umaze kwicara kuri iyo ntebe Imana yagwaye kwicaraho, ibyo yakubwiye, ibyo mwasezeranye, ese nibyo uri gukora? Ibyo uri gukora bigiye kukugaruka ku mutwe. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bagiye gutabaza Imana. Imana yasanze irambwira ngo mbwire abantu bakurikiraniye icano n'ubundi Umusaraba TV, ngo mbabwire ngo abantu ngo hano imbere bagiye gukenera Imana, kandi bagiye gukenera Imana n'ubundi iyo itakibakenera. Kuko niba twumvishe neza iri jambo dusomye ku murongo wa 10 ngo nanjye ijisho ryanjye nirizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Nuvuga ngo Imana muri iki gihe cya none iri kukwinginga, iri kuguhendahenda, ariko mu gihe kizaza ntabwo Imana izaba iri kuguhendahenda. Kubera yuko buriya abantu bazi yuko Imana ari nk'igikinisho bayifashe nk'igipupe cya kindi abana bakinisha. Imana yambwiye ngo nubwo yari imaze iminsi icecetse, ariko igiye kwitamurura umunyarwanda wese ayibone, uri mu gihugu cy'u Burundi ayibone, uri muri Uganda azayibona, uri muri Kongo azayibona, uri muri Kenya azayibona, uri mu Bwongereza azayibona, namwe mwabazungu mwe muzayibona, aho mu Buhinde muzayibona. Nubwo mufite Imana musenga zitari Imana, ariko Imana igiye kwitamurura muzayibona. Imana yo mu ijuru irambwira ngo muri iyi si abantu bashatse n'ubundi bashatse kwambura icubahiro cy'Imana. Abantu bagiye biyusuza n'izindi Imana, bakiyusuza n'ibigirwamana, ariko Imana yo mu ijuru irambwira ngo iramanutse, kandi imanukanye uburakari bwayo. Wa mupasiteri, izo mbaraga ugenda wibishisha abantu, nawe urabizi yuko atari imbaraga z'Imana, ukabeshyera Imana ngo ngukorana n'imbaraga z'Imana. Iraje, bigiye kumenyekana. Nababwiye ngo meruka ku Musaraba TV mbabwira ngo intebe za bamwe zishyizwe ku isoko, ariko ngira ngo ibimenyetso murabyibonera, kandi bihamya birahari. Niba wicaraga imbere y'abakristo uyoboye, ukababwira ngo n'ubundi ndi umuyobozi wanyu, hari uherutse kumbwira ati ubu ngubu kugira ngo twebwe tubone aho dusengera muri aka karere turatega, kuko isengero zose muri aka karere zisa naho zafunzwe. Mu by'ukuri arambwira ngo turatega tukajya mu kandi karere. None ubwo izo ntebe nizashyizwe ku isoko, hari abandi bagiye kuzicaraho, ariko harahirwa umuntu uri kubaha Imana. Ngo Aburahamu yumvira Imana, niryo jambo twahereyeho. Imana imuha amasezerano, irangije irahirira avuga ngo yewe Aburahamu we, ndirahiriye nukuri nzaguha umugisha no kugwiza, nzagwiza urubyaro rwawe rungane n'umusenyi wo mu nyanja, ruhane n'inyenyeri z'ijuru, kandi amahanga yose yo mu isi azaherega umugisha mu rubyaro rwawe, kuko wanyumviye. Imana ishimwe. Yego. Nubwo bari abantu 30 nabonye bikoreye amagi, nkabona 28 aramenetse,
ariko babiri baramaze. Imana ntabwo yishimira ubwinshi bw'abantu. Abantu bazi yuko rero kubona urusengero rwuzuye abantu ari byo binezeza Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo Imana yishimira ubwinshi bw'abantu. Naho muri iki gihugu cy'u Rwanda Bibiliya iravuga mu gitabo cya Ezekiel ngo naho haba harimo ngo Samweli na Mose ngo ubugingo bwabo nibwo buzarokoka. Imana ikaba ngo nubwo haba harimo Yobu na Daniyeli ubugingo bwabo nibwo buzarokoka. Imana ifasha abantu baneza amatwi ku Musaraba TV bamenye neza yuko Imana izarinda umuntu wayo. Yamaye ijambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 26:3 haranditswe ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kuko akwiringiye. Harahirwa umuntu wiringiye Imana. Yewe nshuti yanjye nubwo umaze igihe mu byaha na ingaruka y'ibyaha nibi burya hariho igihe Satani akwereka yuko nusambana bakaguhereza ibihumbi 20 urakemura ikibazo cyawe, ariko akakwibagiza yuko ushobora gusambana ukandura sida cyangwa izindi ndwara. Satani ashobora kukwereka yuko nusambana nubundi uri bugumve unejeje umubiri wawe, ariko akakwibagiza yuko ejo hazaza uzaburukurira kubera yuko nubundi izo ndaya usambana nazo niko zigenda zikurya ibyawe. Ejo nusigara nta n'urwara rwo kwishima ufite uzasanga urukurira kandi nta kizakurengera. Mwene data, Satani arakubwira ngo wikora, ariko akakwibagiza yuko imbere uzahura n'inzara. Niyo mpamvu nje nkubwire ngo ikintu cyaguhesha amahoro, wowe uneza amatwi ku Musaraba TV, wowe uneza amatwi n'ukwiyuzuza n'Imana. Ubutumwa dutambutsa intego niyo kugira ngo abantu biyuzuze n'Imana, abantu bahindukirira Imana, abantu bongere bagarukira Imana. Jambo ry'Imana yatubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Burya hari igihe biba bitagishoboka, hari igihe birangira bikaba ngombwa yuko umuntu atungwa nayo yavomye. Kandi Imana yambwiye ngo abazi kuvoma nibavoma amazi menshi. Imbere gatoya hagiye kuba icyaka, abantu benshi bagiye kudedera ku buryo abantu benshi bagiye kujya bashaka naho bavoma amazi yo kunywa bakayabura. Ariko nituvuga amazi nujye mu kugura amadomoro menshi cyangwa se amagaro menshi ngo uvoma amazi menshi cyane. Turavuga mu buryo bw'umwuka. Abantu nibavome kuko haracyari aho kuvomera. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana ubutumwa Imana yari yamaye. Njya nkunda kubivuga, iyi Imana imaye message nirinda kuyongera cyangwa kuyigabanya, ahubwo ngewe ibyo Imana yamaye nibyo mvuga nkuko yabimaye. Mureke dusenga Imana, ariko tutarasenga Imana keretse niba waduhaye ikaze ku Musaraba TV hari ikibazo yatubaza mbere yuko dusenga Imana. Ikibazo turakubaza turagishyira mu kiganiro cya kabiri dushobora gukora, ahubwo reka tugusabe ku butumwa bw'Imana. Wabizi ko iyo uzanye ubutumwa nta comment njya mbutera ako kanya, ahubwo tugiye kugusaba wowe utanga nimero za telefone, waba agize icyo atasobanukiwe aze kuguhamagara muvugane, waba wifuza inkunga y'amasengesho naho guhamagare, ubundi urangiza gutanga nimero ya telefone usengera Imana abantu b'Imana tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego, murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ya MTN ni 0785452369 na Airtel 0732000808. Shalom. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya uduhaye. Dutambukije ubutumwa wari waduhaye, kandi ubu butumwa bugiye kugera ku bantu batandukanye. Icyama indaya zikihana, icyama abanywara umogi bakabireka, icyama abasinzi bakabireka, icyama abajura bakihana, icyama abicanyi bakihana, icyama umuntu wese wari inkozi y'ibibi akabireka, ahubwo akaguhindukirira. Kandi Mwami Imana waravuze ngo niba kugarukira nawe uzabagarukira. Nyemerera rero abagiye gukurikirana ubu butumwa bahabwa umugisha aho baherereye hose. Mwami, ubu butumwa njyewe ndabuvuze nk'uko wabumaye, umwuka wera abugeze ku bantu wabonye yuko bakwiriye kubwumva. Kandi Uwiteka kuri wa munsi nanjye nzahagarare mfite iminyago y'abantu bazihana kubw'ubu butumwa butambutse. Urakoze Mana, ndagushimye. Ngaho nyemerera ubane n'ubwoko bwawe, iyi cano uyihe umugisha,
kubw'uko yatwemereye gutambutsa ubutumwa waduhaye, kandi ugirire neza abantu bawe, komeze kuyizamura. Byose tubyingingiye twizeye yuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.